adushigikire twumvishije impamagazi y'Imana twumvishije ijwi benshi baravuga ngo se missionary ninde uri kwisi tawari nyise nyine numvishije ijwi numvishije abarundi bazavuga ngo numvishije impamagazi numvishije ijwi Shalom shalom banyarwanda banyarwandakazi banyamerikakazi ba Europe ba Europeankazi ba Tanzaniakazi uyu ni missionary Kiriki turabatumira mu makutano yatangije kuwa gatandatu azasozeje ku cyumweru hari abakozi b'Imana batandukanye Pastor Kado Evangeliste Gwereka ndetse n'ibeshe mwarabonye amakorari Gisubizo Ministry Fisher Family Pendo abanaziri imboni za Karuvari ndetse n'igicaniro Ministry na Holy rero insanganyamatsiko iravuga ngo ubicitegereza ucabize muzuvuga muzukora mu ngeso ndetse no ku rukundo n'umutima uboneye papa sinubwira ngo tubeho mu buzima bwa Kristo tube abakristo tuvuga izo turizo hari umuntu wavuze ngo aravuga ngo mbere yo kuvuga ubutumwa ubu butumwa niyo mpamvu rero naje nubwo ndi kuvuga gutyo sindagera ku kigero gikwiriye nk'ica Kristo ariko Paul yavuze ngo ndamaranira gusingira ico Kristo yafatiye iyo dukora ibiterane tuba turi kumaranira rero umuntu wese adushigikire twumvishije impamagazi y'Imana twumvishije ijwi benshi baravuga ngo se missionary ninde uri kwisi tawari nyise nyine numvishije ijwi numvishije abarundi bazavuga ngo numvishije impamagazi numvishije ijwi rero ayo makutano muyashigikire hakenewe amafaranga hakenewe ibintu byose bituma umukutano ugenda neza nanone no gushimira Sundi TV nanone no gushimira Franco aya ni amacano kabisa yagaragaye mu giterane cacu n'abana beza bafite ubushobozi kandi n'abagore mwoza tukabashinga nta kibazo kuko aba ni abagabo bizera rero turabashimiye abantu ejo ku munsi wa nyuma bitega iki ku munsi wa nyuma umunsi wa nyuma muzinduke nawe ibaza mu ministeri 6 n'abavuga batatu n'abashambuzi 4 n'abacuranzi 8 ibaze ese ejo wabwiye abantu bahari ejo ku cyumweru ejo hari nta hiri gizaza hari Gisubizo Ministry hari Fisher's Family hari Upendo Ministry hari Holy Entrance hari abanaziri hari na imboni za Karuvari aho ni ku cyumweru uyu munsi harakora mbera abagabo Pastor Mberaga Revera Pastor Mberaga Pastor Jacques na ndetse na Evangeliste Biro na Spiriti ndetse n'abarazwe Ministry rero ejo mubwo tumwacu ni men's speaker nkunda cyane ni Revera wanje Pastor Kado mubyeyi umwuka ndetse na Evangeliste Gwereka jewe ndi pose ejo muzatangira sanga ku cyumweru saa 9 n'igice zuzuye muzaze twumva Imana kandi muza muzinduka ari gihe tugare gitambiye citse amasaha akabara tujanye none bakozi b'Imana badukurikiranye yemwe izo munenga zo mutwihanganira turacara abantu amakosa abaho ariko muduhigiye natwe bizagira bikunde neza ariko na Imana igejeje ikora niko tuje ndavuze ngo na Imana igejeje ikora tubaye tuyishimye turabakunda ciao ciao
aho iminota yanje kivuga ikibazo gato tudasoje
tuvuge ngo amen acuranga yerekana agakozeho mbona yagacikije abe gucuranga curanga utose